naza azabiha ishusho. Yesu nazi ibintu bidafite ubuzima azabiha ubuzima, ibintu bidakoreka bizakoreka, ubucuruzi butagenda buzagenda, amashuri atagenda, ubwenge bw'abanyeshuri butarimo kuza buzaboneka. Nimuhumure, Yesu aracyari ku ngoma. Yesu ntago yananiwe, Yesu ntago yari yarangiza gukora, aracyakora. Yesu ni umunyembaraga, Yesu ni umunyabushobozi. Rimwe nigeze mbwira Imana, ndayibwira nageze mu kibazo, naje kubatangariza yuko Yesu agikora. Yasanze abigishwa be amafi yarabonetse, arababwira ngo bana banjye. Yesu avuga, Yesu nta wundi muntu ujya utubwira ngo mwana wanjye, ariko Yesu yaje arakubwira ngo mwana wanjye, igihe cyose wakesheje uraba ufata ubusa, noneho ndaje. Arababwira ngo noneho ngo mwafashe iki? Baramubwira ati mwami, nta kintu twafashe. Bari niwe dukeneye cyane muri iyi minsi mu buzima bwacu kurusha uko twakenera abantu. Dukeneye Yesu mu mibereho yacu ya buri munsi, mu bucuruzi bwacu, mu bana bacu, mu miryango yacu, mu bagabo bakeneye Yesu. Yesu ni uza akarangiza ibintu byose kandi akabirangiza neza. Icyo tumukundira Yesu, ntago dusanga mu bibazo ngo dutarange, ahubwo Yesu iyo yaje arangiza ibintu neza, tugatandukana nawe tudafite umugayo. Ibindi Yesu adufashe kandi Imana itugirire neza. Amen. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. CYANE Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane CYANE Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana CYANE Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 CYANE Studio ni igisubizo cyawe. Koro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, abari ku impande enye zose z'isi, turabifuriza kugubwa neza. By'umwihariko abadukurikira umunsi ku munsi, mwese nimugubwe neza. Turabifuriza rero umugisha Imana itanga kugira ngo abariwe uba kuri mwebwe mwese. Uyu munsi twongeye kugira amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Ubushize twarabanye bigenda neza, n'ubu ngubu twongeye kubana. Uraho neza? Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Reka ngusabe kugira ngo wongere wibwira abakunzi bacu, kuko tugenda tubona abandi bashya kandi nawe uri mushya, kugira ngo barusheho kumenya arinde turi kubana. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Yitwirere Clarisse, nkunda Imana n'abantu bayo. Nongeye kugaruka hano ku Imana irahari TV kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana iri kuvugana natwe muri iyi minsi. Urakoze cyane. Hanyuma nyuma yo kumaze kutwibwira, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, nurangiza utugezeho message Imana yaguhaye. Imana turagushimiye, uri mwiza kandi ubereye maso bagutegereje bose. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data atari wowe umujyanye. Ijambo ryawe ni ibyahumetswe nawe, ijambo ryawe n'ubuhanuzi butavangiye, ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza. Niyo mpamvu twongeye kunezezwa n'Imana mu mitima no kuvuga ibyawe. Mwami Imana yacu, turagusabye muri uyu mwanya ijambo ryawe tugiye kuganiraho hano ku Imana irahari TV rigira umumaro ku buri baryumva, bari hafi n'abari kure, abari mu Rwanda n'abari hanze, kandi buri muntu wese rimugirira umumaro kandi rimufashe mu none, rimufashe n'ikindi gihe kizaza. Ashyigikirwe n'Imana, umuntu wese uri buryumve
ibyo byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuririmba indirimbo yo mu gitabo 107 mu gushimisha Imana, ivuga ngo umbeze nge niringira amaraso y'umukiza, nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi, iyo ngoswe n'umwijima niringira ubwo buntu bwe, mu byago no mu makuba ntagira ubwanzibukira, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi, ntunganywa n'amaraso ye n'aya masezerano ye, naho napfusha ibyo mfite niwe musa niringira, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi, maze icyo gihe azazira azasanga mwiteguye, nambaye gukiranuka nta ntege nzaba nyifite, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi. Umuririmbyi yuzura umwuka wera aravuga ngo nikomeze nkomeze nge niringira amaraso y'umukiza, ngo nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Araririmba aravuga ngo nikomeze ku rutare naho ahandi hose n'umusenyi. Imana idufashe, birakwiriye ko kwikomeza kuri Yesu naho ahandi hantu hose nta mumaro, kuko umuririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo iyagoswe n'umwijima ngo yiringira ubwo buntu bwe, ngo mu byago no mu makuba ngo ntagira ubwamuzibukira. Imana idufashe, Yesu niwe utatuzibukira mu byago, niwe utatureka mu makuba, niwe utatureka mu ntambara. Yesu icyo tumukundira, we no mu rupfu ntago ajya dusiga, niyo dupfuye tujyana nawe. Abantu baragenda bakaba mu isi bakubwiraga ngo gukunda, ariko urukundo rwabo ntago rwatuma mupfana, ntago rwatuma cyagiye bagushyira mu mva ngo mujyanemo. Ariko Yesu uyu muririmbyi aramuririmba aramutaka, aravuga ngo nikomeze ku rutare, ngo kuko ahandi hose ari umusenyi. Yabonaga yuko Yesu ari we yakikomezaho ubuzima bwe bwose mu mibereho ye yose ya buri munsi, abona yagiye amubonaho umusaruro. Arangije nyine uyu muririmbyi nawe arabiririmba ngo iyagoswe n'umwijima ngo yiringira bwa buntu bwe, ngo mu byago no mu makuba. Imana idufashe, nta muntu mu byago tujya tubana ngo no mu makuba tubane. Twagiye tubana n'abantu tukabona mu byago, mu byishimo, mu bukwe, mu bintu byiza barahari, ariko mu byago bakaduta bakigendera. Imana idufashe. Arangije aravuga ngo Yesu we mu byago no mu makuba nta gihe ajya muzibukira. Imana idufashe.
arangije ku gitero cya gatatu aravuga ngo ntunganywa n'amaraso ye, ngo nayo amasezerano ye, ngo naho yapfusha ibyo afite, ngo niwe musa yiringira. Yageze aho araririmba aravuga ati ibintu byose naho nabibura, naho napfusha ibyo nkunda, naho napfusha abana, naho nabura ubutunzi nka Yobu, ntabwo nageraho mureka Yesu, nzakomeza njye mwiringira. Imana idufashe. Igitero cyaho cya kane araririmba aravuga ngo maze icyo gihe azazira. Haleluya, haleluya. Imana idufashe ngo azasanga mwiteguye, ngo yambaye gukiranuka, ngo nta n'inenge azaba afite. Iyi ndirimbo idufashe abantu mwese mukurikiye hano ku Mana Irahari TV, kubera yuko ngo maze icyo gihe azazira Yesu. Imana ifashe buri muntu wese kugeza igihe Yesu azazira, azasange nawe yiteguye, yambaye gukiranuka, nta n'inenge n'imwe imutandukanya n'Imana. Imana idufashe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye no gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Tugiye gusoma ku bice byaho ni 21. Turahera ku murongo waho wa mbere. Titire yaho y'amagambo iravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe nawe, bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Arababwira ati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko kenshi iryo joro barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibabimenya uko ari we, ntibamenya yuko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urucundura iburyo bw'amato murafata. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigisha Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ku ifi mumaze gufata. Imana idufashe. Amen. Imana idufashe. Dusomye ijambo ry'Imana ryo mu butumwa bwiza bwa Yohana rivuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Iri jambo ry'Imana tugiye kuganiraho n'ukuntu Yesu natangije umuririmbyi uvuga ngo nikomeze ku rutare. Haleluya. Imana idufashe. Natangije umuririmbyi uvuga ngo twikomeze ku Mana. Yewe umuririmbyi yaririmbye abigereranyije ngo n'urutare, kubera ko Yesu yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ninge buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryabaye rikomeza imfuruka. Uyu nawe yagereranyije ibuye n'urutare, aririmba avuga ngo nikomeze ku rutare. Natwe aya masaha nanjye niyo mpamvu iyo ndirimbo nayitangije mvuga ngo dukwiriye kwikomeza ku Mana, ibindi bintu byose ni ubusa. Umuririmbyi aravuga ngo nikomeze ku rutare ngiyongoswe n'umwijima.
ngo ntago ajya nzibukira mu byago no mu makuba imwe. Haleluya. Yesu ni utatureka, Yesu ni utadusiga, Yesu ni utajya udutererana, ibihe byose agumana natwe. Imana idufashe. Yesu rero yakoze ibitangaza. Hano ijambo ry'Imana twasomye turimo kuganiraho riravuga ku kuntu Yesu yiyeretse abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Mube maso Yesu atazaza kubiyereka akababura. Hari igihe kirekire umuntu ajya amara ku musozi ugacuruza bikanga, ugacuruza nk'uko abandi bacuruza, ugahomba ugataha, ukarangura nk'uko abandi baranguye, ariko kubera yuko ukarara uroba ukirirwa uroba, ukajya gucuruza ugataha udacuruje, abandi bacuruje, ariko Yesu arangije igihe kizagera aza kwiyereke. Ndikubwira abantu uyu mwanya ngo nimuhumure, Yesu azaza yiyereke uko yiyeretse abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Igihe bari baraye baroba, yaraje arabasanga. Yesu ntago ayoboye ko waburaye. Yesu nubwo yabazaga abigishwa be ntago yarabiyo. Haleluya. Imana idufashe. Yesu ntago ayoboye yuko uri mu bukode ubimubwira cyangwa ubyihorera, arabizi. Yesu yabazaga nkana arimo abaza abigishwa be ngese, kandi cyari gitumye aza n'ubundi yarazi neza yuko nta kintu bafashe, ariko bitumaza aravuga ati abana banjye. Yaranababajije ababwira ngo bana banjye ngo mwafashe iki? Baramubwira bati ntacyo. Bari bababaye buriya mu mitima yabo, bari bababaye, baravuga bati turaye ijoro, abandi bararyamye, turaye ijoro, twiriwe ubusa ntitwanariye, twagiye kurangura, turaza turacuruza. Nuko muri iyi minsi umuntu ari gufata igishoro akavuga ati ntago ne kuzandavura ngo njye kwiba, akagenda akarangura, yarangiza akajya ku isoko nk'abandi bisabwa byose akabikora, ariko agataha nta kintu abonye. Hari uwacu twajyaga dusengana akavuga ngo yarobye imitubu. Haleluya. Yarashatse kuvuga ngo umuntu aba yataha ubusa, ibintu bidiri ikintu kidafatika. Ni nako rero Yesu ajya areba umuntu arimo aruhira ubusa, arimo akora ntibigende, arimo acuruza ntibigende, yarangiza nawe akaza. Mube maso, Yesu agiye kuza kurengera abantu bazira ubusa. Ababigishwa ba Yesu bagiye kuroba, bakora ibyo abandi bakora. Buriya hari ikindi gihe hari n'abandi bari bagiye kuroba nk'aba wenda bo barafata, ariko abandi bo batahiraho. Bararoba, barara ijoro, ntibaryama, ntibasinzira, ariko ngo bakesha nta kintu bafashe. Haleluya. Imana idufashe. Yesu azaza kwiyereka abantu bamwubaha, Yesu azaza kwiyereka abantu yavuganye nabo. Yesu ntago azatuzibukira mu byago no mu makuba. Nimuhumure, Yesu aracyakora, Yesu aracyari ku ngoma, kuko yarengeye abigishwa be. Abigishwa be uyu munsi ni twebwe, abantu bamumenye, abantu baretse ibyaha bakamukurikira. Abigishwa ba Yesu bigeze bamubaza bati Yesu, ko tugukunda, tukaba twarasize ibyacu tukagukurikira, tugasiga abana bacu tukagukurikira, abagore bacu beza tukagukurikira, n'imitungo yacu tukaza tugukurikiye. Bari bashubije ubwenge kugiye baratekereza, baravuga bati ubundi uyu mugabo dukurikiye, ibi bintu byacu byose byo muri isi twari dufite tukamukurikira, azaduhemba iki? Yesu yababwiye amagambo akomeye, arababwira ati nimuhumure. Yarahindukiye arabareba, arabitegereza, aravuga ati aba bantu koko ibintu batekereje kumbaza bifite agaciro. Arangije abasubiza amagambo meza y'ubwenge, arimo ihumure, arimo ituze, arimo ubugwaneza, abarimo imbabazi nyinshi. Arababwira ati nimuhumure, nimutuze, nimuceceke, mwihangayika, mwicikama igikuba, mwirambirwa, mwicogora, mukiri mwisi. Haleluya. Imana idufashe. Nzabakubira ibirenze 100. Ntago yavuze 100 kuko yajya kuvuga 100 uwo mubare washyira ugashyika, hanyuma ntazagira ibindi akora, ariko yavuze ibirenze 100. Arababwira ngo kirenze no kuri ibyo nzabaha n'ubugingo. Imana idufashe. Yewe wowe umaze igihe kirekire uroba ntugire icyo ufata, yewe wowe umaze igihe ucuruza warashoye nk'uko abandi bashoye, warangiza ugatahiraho ugahomba, ukazinga, ukagenda ugasubira mu rugo warahombye. Yesu agiye kuza. Yesu azaza narangiza. Yesu
Yesu ni muhumure, azaturisha ibintu byose byatumye muhangayika, byatumye murira, mwaragiza mukabona yuko Yesu nawe uhari. Yesu ntabwo aba yagiye abari hafi aho, ubera yuko iyo ajya kuba atari hafi aho kandi yaba atarebera hose icyarimwe ngo amenye ibibazo by'abadamu, amenye ibibazo by'abakobwa, amenye ibibazo by'abagabo, ntabwo yari kuza kugufasha abigishwa be, ariko yaraje arababaza yigiza nkana. Uhumura ikibazo urimo, Yesu azaza kugikemura, kandi naza nta kizamwitambika, naza nta kizamutanga imbere. Yesu azabwira ibintu byose ngo muve mu nzira. Yesu iyo yaje ahantu, iyo yageze ahantu biramenyekana. Imana idufashe, kubera ko Yesu ageze aho ba Petero bari kuroba, yarahageze biramenyekana, arababwira. Haleluya. Yesu ajya atubwira amagambo y'ubwenge, akatwereka aho dukwiriye kunaga, aho dukwiriye gushakira, ubera kazi neza yuko aho ngaho twohereje ariho turi bubonera umugisha. Ni muhumure, igihe kirekire mumaze mu bibazo, ntabwo bibujijwe ko Yesu azaza, ntabwo bibujijwe ko azohereza ubutabazi, hanyuma mugafata ibyo mwakoraga ntibikunde, bizagera aho bikunde. Igihe kirekire umaze utabyara, Yesu nahagera, nyemerera muri iyi minsi ubwira Yesu ngo ngwina hondi, yongeraza kwiyereke bundi bushyashya, yongeraze mu kibazo cyawe, yongeraze mu rugo rwawe, yongeraze ku mashuri yawe. Haleluya. Wiganye n'abandi banyeshuri, utanga minerivare nk'abandi, uri gushyiraho umwete, urara ijoro, urazinduka nk'uko abandi banyeshuri bazinduka, uriga amashuri urayasoza, wiga segonderi urayirangiza, wiga kaminuza urayirangiza. Abandi bana bize segonderi bo bahise babona n'akazi, wowe urangije kaminuza nta kazi ufite, umaze umwaka, umaze 2, umaze 3 uri umushomeri. Ariko humura, nje kukubwira ngo humura, Yesu araje kwiyereke, araje kwereka ukuntu urucundura. Yesu nahagera akazi kazaboneka, Yesu nahagera uzashyingirwa nk'abandi bakobwa, Yesu nahagera uzubaka urugo bikunde, Yesu nahagera uzavuga ubutumwa bwiza bimenyekane ko umwuka wera w'Imana ari muri wowe. Haleluya. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana naje kubabwira ngo Yesu yongera biyereke, Yesu yongera biyereke, abigaragarize ikibazo ufite. Yesu yongera aza kwiyereke. Uko yasanze abigishwa be, amafi yarabonetse, arababwira ngo bana banjye. Yesu avuga, Yesu nta wundi muntu ujya utubwira ngo mwana wanjye, ariko Yesu yaje arakubwira ngo mwana wanjye, igihe cyose wakesheje uroba ufata ubusa, noneho ndaje. Arababwira ngo noneho ngo mwafashe iki? Baramubwira ati mwami, nta kintu twafashe. Bari bababaye mu mitima, nuko umaze igihe kinini mu kibazo, ukaba ufite umubabaro mwinshi, ariko Yesu naza abantu bazabimenya ko yahageze. Uko Yesu yageze kubigishwa bamaze kuroba, aberetse uko bagomba kunaga urucundura, barobye amafi menshi cyane. Bamaze kuyaroba, bahamagara n'abandi bantu baza barabafasha. Imana idufashe. Nuko Yesu naza akaza mu kibazo cyawe, uzabwira n'abandi bantu ngo nimuze twishimane, uzabwira abo mwiganye ngo nimuze akazi kabonetse, uzabwira abo mwasenganye ngo gutabarwa kurabonetse. Haleluya. Imana idufashe. Natwe rero muri iyi minsi kongera tubwire Imana, kongera tubwire Yesu, ongera uze utwiyereke. Abakobwa yongere Yesu aza twiyereke, abagabo Yesu abiyereke, hanyuma be kuroba ubusa, be kuroba ubusa, be gukesha nta kintu bafashe. Mu gihe cyose ufite ikibazo, bwira Yesu aze mu kibazo cyawe. Uko Yesu nazi ikibazo cyawe kirakemuka, nazi uburwayi bwawe burakira. Udukeneye Yesu kaza mu kibazo cyacu. Ntabwo dukeneye abantu ko ari bo bamenye ibibazo byacu, ahubwo dukeneye ko Yesu ari umenya ibyacu, kubera ko niwe umenya ibyacu ntatwumvira ubusa, niwe umenya ibyacu ntadusezerera amaramasa. Imana idufashe. Amen. Abigishwa ba Yesu bararobye, barafata, babwira n'abandi bantu ngo hafi aho hari abantu, niko ijambo rivuga. Muzakomeze musome, hanyuma rero muzabona ukuntu yabwiye abandi bantu. Petero ngo yahise yiroha mu nyanja, arangije ngarakurura, yumva ntabwo bizamuka. Ibintu byari byageze aho bifatika, ibintu byari bishyitse, ibintu byari bifite ishusho. Haleluya. Hari ibintu byagiye bimera nkaho nta shusho bifite,
ariko Yesu naza azabiha ishusho. Yesu naza ibintu bidafite ubuzima azabiha ubuzima, ibintu bidakoreka bizakoreka, ubucuruzi butagenda buzagenda, amashuri atagenda, ubwenge bw'abanyeshuri butarimo kuza buzaboneka. Nimuhumure, Yesu aracyari ku ngoma. Yesu ntago yananiwe. Yesu ntago yari yarangiza gukora, aracyakora. Yesu ni umunyembaraga, Yesu ni umunyabushobozi. Rimwe nigeze mbwira Imana, ndayibwira nageze mu kibazo, naje kubatangariza yuko Yesu agikora. Haleluya. Ngeze mu kibazo mbwira Imana ngo ariko Mana, ni iki gitumye iki kibazo nkimazemo igihe kirekire? Yesu yaransanze mu nzozi arambwira ngo humura mwana wanjye, ntago ndananirwa gukora, ahubwo ndacyakora imirimo. Imana ishimwe. Dukeneye Yesu kaza akatubwira amagambo y'ihumure. Dukeneye Yesu kwaza mu buzima bwacu akongera akaduhumuriza. Dukeneye Yesu uyongera akarambura ukuboko kwe. Yesu yageze ku nyanja, haleluya, yagiye akora imirimo n'ibitangaza, umuyaga n'umuraba byazikutse mu nyanja, arangije arategeka. Yesu naza azategeka amafi aho yagiye kure, yanze kugwa mu rucundura, hanyuma azemo, hanyuma abantu bazabimenya. Yesu nagera iwawe abantu bose bazabimenya. Yesu nahagera bizamenyekana. Niba usenga Imana by'ukuri, niba wiringiye Imana by'ukuri, niba Imana uyikunda, niba warayubashye by'ukuri, humura. Bari abigishwa ba Yesu, hanyuma baragenda bararoba, barabukikesha nta kintu bafashe, ariko Yesu ahageze. Haleluya. Amafi araboneka, arababwira ngo nibahindure urucundura, niberekeze iburyo, hanyuma bararoba. Nukuri bararobye, ntago yigeze basezerera amaramasa, arangije ngarabagaburira. Yesu niwe dukeneye cyane muri iyi minsi mu buzima bwacu kurusha uko twakenera abantu. Dukeneye Yesu mu mibereho yacu ya buri munsi, mu bucuruzi bwacu, mu bana bacu, mu miryango yacu, mu bagabo bakeneye Yesu. Yesu ni uza akarangiza ibintu byose kandi akabirangiza neza. Icyo tumukundira Yesu, ntago dusanga mu bibazo ngo dutarange, ahubwo Yesu iyo yaje arangiza ibintu neza, tugatandukana nawe tudafite umugayo. Ibindi Yesu adufashe kandi Imana itugirire neza. Amen. Imana yacu, Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana igira imbabazi n'ibambe, Imana idukunda, Imana itaduta mu byago ngo yigendere, Imana itaduta mu makuba ngo yigendere, Imana itaduta mu rupfu ngo yigendere. Abantu baraduta, abantu baradusiga, abantu batusezeranya ibyiza ntibabikore, ariko Yesu icyo tugukundira, wowe ntabwo ujya ugenda, ahubwo ugumana natwe. Ijambo ryawe ryongeye kutubwira ngo hari ukuntu wagiye wiyereka abantu bakubaha, wiyeretse abigishwa bawe ku nyanja ya Tiberi kuroba, bashyiramo akabaraga ariko ngo bakesha nta kintu bafashe. Urangije urabareba, urabitegereza, nawe bigutera kuza. Nanjye rero ndi hano kuri iyi televiziyo, Mana yo mu ijuru, Imana irahari TV, ndasenze nsabira abantu kugira ngo wongere ubiyereke, wongere ubigaragarize, wongere ubihishurire. Abantu bawe bagiye bamara igihe kirekire bagutegereje, abantu biga amashuri, abantu barasenga, abantu barakwiringira, barakwizera, bariga ntibabona akazi, barasoza ntibabona akazi, abandi baragusenga ntibabona gutabarwa. Ntago yananiwe. Ikibazo cyose ufite nikikurusha imbaraga, bwira Yesu ngo ngwino nyiyereke, ngwino mu kibazo cyawe. Nawe ntazakwihorera, wewe ntazakureba ngo aceceke, ahubwo azagutekerezaho, hanyuma aze gukora, nawe mutima wawe unezerwe. Ni mu izina ryawe Yesu bisabye nizera. Urakoze cyane ku ijambo ryiza n'isengesho ryiza uduhaye. Imana y'amahoro iguhereza umugisha.